Hello guys, nongeye kubasuhuza. Bimeze gute mumaze iminsi cyane wumva ikizamini gishyashya kirimo gitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga, sisitemu z'ikoranabuhanga. Icyo kizamini rero ushobora kuba utari ukizi, ariko nk'uko bisanzwe ibintu byerekeranye no gutwara ibinyabiziga, impushya zo gukorera impushya za burundu zo gutwara ibinyabiziga birimo birahinduka, hajemo impinduka. Aho uherereye ushobora kuba utazi izo mpinduka zajemo cyangwa zabayemo, niyo mpamvu nkusaba urebe iyi video wumve uko amakuru y'iyi sisitemu nshyashya bazanye yo gukorera uburyo bwa online, ugatsindira uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. Hari uburyo bwashyizweho bwo kuba wakiga ikinyabiziga cyawe. Mwarimu ikizamini cyari gisanzwe cyo mu ntara ahantu hatandukanye, cyari ikizamini bisaba gukoreshwa n'umupolisi ukuri imbere, ariko iki kizamini gishyashya cyajeho gisanzwe kinariho kinakoreshwa abantu benshi cyane barimo baforowinga cyangwa se baza kuba bakorera ahangaha. Iki kizamini ni ikizamini gikorwa n'ikoranabuhanga. Gusa niba uri mushyashya akaba aribwo ukigera kuri no YouTube channel yacu, ni YouTube izajya ibagezaho amasomo amwe n'amwe agiye atandukanye, amasomo abafasha kuba mwakihangira imirimo cyangwa se mwakorera uburyo ki namwe mwakorera amafaranga online, cyangwa se aho ariho hose, ariko ukoresheje imbaraga, ukoresheje ibitekerezo, ubumenyi, ibishoro bikeya cyane ufite byose, ukabasha kuba wakora ugatangira business, maze ukabasha kuba mu minsi mikeya waronka amafaranga. Rero nawe wowe urimo ushora amafaranga yawe mu kwiga mu bijyanye na kategori zigiye zitandukanye, ntago urimo wishuka, kuko nk'uko tubizi abamotari mw'iyi minsi babayeho neza, barimo barabona amafaranga. Ni gute nawe udashobora kuba wakora nawe ukabasha kuba waba wakinjira mu cyiciri cy'abashoferi, abamotari? Ubwo rero wakwiye kwisuzugura amafaranga ufite, ibishoro bike ufite. Tangira rero nawe mu gihe kiri imbere uzaba uri smart income, uzabe winjiza amafaranga mu buryo bumeze neza, uri umusirimu. Nk'iki gihe cyangwa se muri iki kinyejana cya 21 turi mu isi iri ku muvuduko wo hejuru, turi mu isi y'ikoranabuhanga, turi mu isi irimo igenda izana impinduka umunsi ku wundi. Ubwo rero nkamwe rubyiruko murimo murabyumva, mukiri batoya mufatiranye amahirwe, kuko uko sisitemu zigenda zihinduka niko n'ibintu bigenda bihinduka, bimwe bigahenda ibindi bigahenduka. Ubwo rero urasabwa kugirwa inama ukifashisha nawe uburyo bushya bw'ikoranabuhanga, nawe ukabasha kuba wakora ikizamini. Gusa hari abo twari dusanzwe twigana cyangwa barabonye aya masomo kuri online, bakibaza uko wabona, bakaba barabonye provisoire. Gusa icyo nababwira cyo ahangaha mu Busanza kw'iki kizamini aho kiri kubera, hakorerwa n'ibizamini n'impushya z'agateganyo. Ubwo rero ushobora kuba warabonye uruhushya rw'agateganyo, ukaba ukeneye kuba wahabona kode yo kuba wakorera perime infinitive. Ubwo rero urasabwa kuba wanyandikira kuri izi nimero urimo ubona kuri no screen. Nyandikira maze ngufashe mbashe kuba nagukurikiranira nkakwakira kode mu gihe gitoya cyane. Gusa twikomereze n'ikizamini cyacu. Ni byinshi cyane tuzagenda tuvugaho uburyo ki mw'iki kinyejana, muri ino digital, muri kino gihe cya artificial intelligence, nzajya mbaye nabasobanurira uburyo ki wakorera amafaranga maze nawe ukabasha kuba
waba smart winjiza n'agatubutse, winjiza agatubutse. Gusa iki kizamini tugiye kuba twarebera hamwe ni ikizamini cya automatique kirimo gikorerwa ahangaha mu Busanza Kicukiro. Ahangaha rero ni ikizamini kiri ahantu hamwe mu gihugu. Kureba iki kizamini kuba baragishyizeho hari impamvu ubundi tuba tugomba kuzana impinduka cyangwa se tuba tugomba kugenda tugira udushya innovation. Nk'uko mubizi ikona kiriya kizamini gisanzwe cyari kimazeho igihe kinini cyane, ni mu myaka aho ibijyanye no gutwara ibinyabiziga byatangiriye, amategeko yagiye ashyirwaho. Icyo gihe icyo kizamini cyari kimazeho igihe, gusa hari ibyo bagiye bagenda nabyo bongeramo muri kiriya, kuko uko bakoraga mbere ntabwo ikona ryabagamo, ntabwo kugorwa n'ikona byabagamo, ariko bagiye bahindura bagenda bongeramo ibindi bintu. Mbere ko ikizamini cyari kimeze ntabwo bakoraga ibintu byinshi cyane, gusa noneho haje ivugurura. Ubwo ikizamini gishyashya kiba kirinjiye, kiri kumara imyaka 2, ni imyaka irenga 2 gikorwa. Abanyeshuri benshi cyane baratsinze, barahatsindira benshi cyane. Ni benshi cyane ababa barahakoreye cyangwa barigeze bahaza kuba bahakorera bakaba bahazi, munyandikire muri comment. Gusa uko bimeze, iki kizamini ni ikizamini yo kuba twareberaho hamwe n'ikimodoka, tuzakirebera hamwe uko gikorwa n'uko kimeze. Uraza ukaba wakinjira muri sale, uba wariyandikishije nk'umukandida uzakorera hano kuri automatique, ukaza ugakora ikizamini cyawe. Uraza ukaba wakinjira ku masaha uba warafashe, aba ari kuri code baba baraguhaye. Ukinjira, bamara kwinjira bakagusuzuma bakareba ko ari wowe wanyawo, bakareba ko uri umwenegihugu n'irangamuntu. Uhita wimukira aho uri buze muri sale, muri buze kuba mwasohoka mujya gukora ikizamini. Aho hantu rero iyo uhageze naho babasaba kuba mwatera igikumwe, ugasohoka ukajya ku kizamini hanze. Ikizamini gikorerwa ahangaha, dore uko gikorwa. Ikizamini cya automatique ni ikizamini cyiza. Ahangaha urasohoka, ukurira moto, ukacana kinyoteri, ukambara kasike, ugashyiramo vitesi, ukavuza ihoni mbere y'uko uhaguruka. Kinyoteri yawe urayihagurukana, wakinjira mu 8 ugahita uyifunga. Ibi bizamini rero ni ibizamini 4, aho tugira ikizamini cyo kunyura mu 8, tugira ikizamini cyo kunyura mu kayira mu guhunga inzitizi, tukagira ikizamini cya 3 cyo kunyura mu kayira gafunganye, n'ikindi cya nyuma cyo guhagarara bitunguranye nk'icyo yizwi nko ku muvuduko wa 25. Gusa wowe ugeze ku munota, reba ko wakanze like kuri iyi video. Niba utarakanda like, ukande like, unakande subscribe, ufungure kazogera kugira ngo tuzaye tubana mu bindi bice bigiye bitandukanye byinshi cyane, kuko tuzasesengura uburyo bwinshi cyane bugiye butandukanye wakoresha maze ukabasha kuba wakorera kategori yawe, ukabasha kuba wayitsindira. Iki kizamini rero iki kizamini cyubatse ku buryo bw'ikoranabuhanga, aho ukora nta mupolisi uguhagaze imbere agenda akubwira icyo ukora, ahubwo sisitemu yo ubwayo iba bikonegise. Aho ukora ikizamini wakora ikosa ugakurwaho amanota na sisitemu y'ikoranabuhanga. Ubwo uri kumva yuko u Rwanda aho rugeze ruri kugenda rwubaka impinduka, ruzana iterambere. nk'ako mubizi, urabona mbere imiti yagendaga ikanyura ku butaka, bakayinyuza ku butaka bagakoresha land road, ikagenda bakayitegera ikagera kuri farumasi zitandukanye. Ariko ubu ngubu mu gihe gito cyane ibitaro bibasha kuba byabura imiti cyangwa inkingo, ariko mu gihe kitarengeje iminota 20 imiti bagezeho ahantu hose ibitaro biba biherereye mu gihugu, babasha kuba bahita bayakira. Ubwo rero igihugu kiba kiri kudutekerereza neza, kizana impinduka, cyubaka. Nk'uko tubizi
hari na za moto zirimo z'imiriro zimaze igihe zikoreshwa, murazizi nazo. Hari benshi cyane baba bashaka kuba bazimenyaho amakuru, abashaka ko bamenyaho amakuru bakabasha kuba bamenya moto bakoresha uko zimeze n'imikorere yazo, nazo mwanyandikira muri comment, nazo tukazakoraho ikiganiro kirambuye. Gahunda ni ukubigisha uburyo ki muri iki gihe, muri iki kinyejana, muri umuvuduko wa artificial intelligence turimo turagenderamo, uburyo ki watangira ukorera amafaranga, maze nawe ukabasha kuba wabaho uri umuntu uri smart, maze hari agafaranga kinjira mu mufuka wawe. Gusa icyo nagusaba wowe ugeze ku uyu munota, uri umufatanya bikorwa wacu, turabakunda. Mukomeze kubana natwe, musharinge iyi video igere ku bandi banyeshuri bagiye batandukanye baba bashaka kubamenya amakuru agiye atandukanye. Gusa icyo nababwira cyo, abashaka ko twazakora ibiganiro byinshi bivuga kuri kino kizamini cya automatique, mukabasha kuba mwagisobanukirwa aho muherereye hose, nabo mwandike muri comment. Thank you very much. Naho butaha, see you next. Ciao, Imana ibarinde.